murokore wandemba akarimbo kamwe K'Imana akushaka k'Imana akakujemo kabangutse ngo niba waravomye we zigama yo mazi yawe none se we ko bigira imikino indirimbo ikujemo ngo niba waravomye we zigama yo mazi yawe gira shiramo cya kibazo gira ku ruhande muzigama yo make ariko izi ndirimbo ziko izi ndirimbo tubasuhuze rero bakunzi bacu bakunzi ba Pastor Manase Miss Ere wambaye umupira mwiza ariko no mangazi imipira buryo wagutuma imipira nka maganani wayibona ugutewe yawe ni yihese none se mangazi na sinziza ya ni nziza ni imipira bikiri mishya cyangwa imyambaro ikiri mishya none se yo ni caguwa nayo se mangazi no ya nayo ntabwo mbizi nawe rero uzi guhinga utazi nibyo wambaye byari byo wambaye mangazi nawe mangazi ipantaro yo ni caguwa nawe wambaye mangazi ako ujya wicara gutyo wisanzuye kubera ko iyo mpamvu urayizi igira imbere wisanzuye pano nizere kire kutsa ariko nyine ibimfasha ariko nacyo kubera mba nari buyitinzemo oya wibuke ko iminsi uri muri hafi kwibaruka ndi hafi kwibaruka ariko imyenda ngiyo ntago ari sawa cyane kubera ibitari butinde nabidana okay umeze ute rero meze neza ibisuko byo uzabikora mugiye kubyara ariko kambabwira ibi bisuko byaramenze ni nabisha byo pe kambwira ni washora 30 30 yose ni washora 30 sibyo uri kumva nguyite ukuraho sibyo amafaranga wabo yakura he nje iki gisuko muzana kinyaga kubera kunyaga niki kukinuba nyine kumva yuko nyine kitakigezweho umva nago nzagikuraho vuba imvuvu zizaza ewa ninge shimamo ariko sinzagikuraho vuba nujya kubyara igihe wabikora wagize njyewe keretse hari n'uwambwiye ati wakuyeho icyo gisuko ko ujya kubyara uzajya ubishikura buriya ujya gusikisha 30 bubitsangaye mu mufuka tutabeshyanye mva ngubwire rero sibyo buriya aka kazi dukora bisaba ko tuba dusa neza sibyo kandi aka kazi hari abantu batabizi bisaba ko twishushanya kwishushanya ariko ngiye simbishobora banza se wumve bura rero Manase wowe wakoze kera ufite n'amafaranga kandi wowe ufite uburyo cyakiriko par ugenda ubonamo amafaranga oya ntayo oya umva ngubwire ntago wafatanje ungereranye na Manase mani wowe wakoze kera umva nkubwira akantu ibintu byacu bisaba ko kuburiwe umva ngubwire ukuntu bimeze ibanga dufite muri ibi bintu wenda kuri njyewe binsaba kuba uwo ndiwe umva ngubwire rero impamvu ngiye hano uzi neza ko uzana umwenda kabiri ati uwo mwenda twawuhana banza wumve hano ntabwo tuza kwerekana imyenda tuzana inganzo y'ibyo tuganira biturimo none ko hari igihe bavuga ati icyo kintu ati niko iyo kanzu yambaye ibyo babivuga kuko bari byo kiganiro batakirebye se ngo wazambaye umwenda w'500 batakirebye hari comment baguha nayo baguha rero ubu wuriwe nk'ubu wenda tuzi imyenda irakodeshwa n'uwari wese arakodesha yakodesha imyenda bitewe n'ibyo agiyemo oye birashoboka nuse nk'imikanzu wambaye mu bukwe bwawe n'uwari wayikodesheje wapi ni yanjye okako birashoboka ko bakodesha costume umugabo uri yambaye niyo iriya mikenyero bye biri bambaye ni bira byose nabimaze iki no muri gukodesha imyambaro bibaho ariko hano mu kazi kacu ka buri munsi buhuriwe nasa Imana uremera ko hari abantu dukorana cyangwa dukora akazi kamwe bambara imyenda bakodesheje byemera nyine bibaho none ubwo bayigaragaje ate abari uwo ari we nyine ntago nyine niyo namanye gutanga none mbe nambere buhuriwe Manase no umugenzura ugasanga mu buzima yibereyemo burya buraciriritse kuko amaze kumumenya Mana twere gupfubuza reka nkwereke hano hari umuntu ngiye kuvuga mbobwira ni inshuti yanjye twariganye ikiganaza no kucyumva kuko ari mu nshuti zanjye ari mu nshuti zanjye cyane yigeze kuba yitwara nk'umusirimu kandi nta n'igiceri cy'ijana afite ngo mba niwe ukanga anniversaire ishaka ngo tuzandabuka uri kubyumva akanyura ahantu ye tunga no mucyuriye oya burakiye nta cyane atameye ko ni inshuti yanjye kandi ngira inshuti nyinshi ahora yagagaye bona ari umuntu ewana ubyimye kumbi n'inturi n'utega igare rya ndetse ntari buyabone uri kumva bene uwo mubonye nta nubwo wamuha igihumbi cy'ikisi urabona atunze ibihumbi
mugahura inkweto zahengamye zapfumutse ivumbi ryamugeze mu ntege kandi yihagazeho. Ariko mana mu by'ukuri ndamuganirira umuvandimwe, ibi bintu bukora ni wowe wiyica. Uranyura ahantu ukifata nk'aho uri umuntu warangije kera ufite amafaranga kandi uri nyarubwana, n'ubasha kugufasha ntiyabitinyuka ati buriya andenzeho, wabaye uwuriwe biragutwara iki? Kandi n'ubuzima busanzwe ndetse n'akazi dukora, banza uba uwuriwe, wiyakira uwuriwe, numva utanabishoboye ukuri ko biciriritse urebe ngo nciriritse narabigizemo uruhare, sibyo? Ntukaze ufite amafaranga yo kubaho ngo wiyicisha inzara ngo reka mbi wondi oya. Rero ntuzabe utayafite ngo ugiye guhaha ibihenze kandi uzi ko ari ukwiye kurya ibijumba wenda byonyine. Banza umenye uwo uri we. Mba ngubwire rero Manase tuganire, sibyo? Kandi iki kintu cyumve neza. Ndacyumva. Kuba uwo umuntu ari we nibyo, sibyo? Ariko umenye neza ko umuntu atagufasha kubw'uko usa nabi, ahubwo umuntu agufasha kubw'uko we umutima we wamuhatirije kugira icyo agufasha. Iyi rero ndibati yo kugira ndende misiyere. Uyu munsi ni insanga iwawe mu kiganiro dukora ugaragaza ko muri etage n'urugero. Nge nayo mbamo. Nyine n'urugero ntanze. Tukabona misiyere buri gihe ugenda mu modoka ndetse uvuga ko ari yawe. Mvuga ko ari yawe. Uvuga ko ari yawe. Uyu munsi umuntu yaje kugufasha ariko uzasanga ya modoka we ntani yagira. Yagufasha iki ahubwo azagusaba ubufasha. None reka rimwe muzakubitane. Kumbura umutindi wo kubabarirwa. Umuntu agufasha yamaze kukumenya. Nese hari ubwo mu rugo inyamaswa ikaze y'inkazi iteye nashora umwana ugenda uyirwaye nje nkaryama. Wapi? None nge naje gufasha umuntu se undusha ubushobozi. Kanko urugero rero oya kwishushanya mva bavuga ngo utakoye nta kuba ariko no kwishushanya ko tutari ntabwo ari byiza. Ako nanone kwereka nanone hari igihe wereka ko abantu ufite ibibazo nani cyo bari bugufasha. Misere umunsi uravuze ngo ibisuku byashyizwe 30. Nta mufana wawe uri hariya we uje ibya 7 ariko ubushobozi afite. None umva nkubwire rero ngese uko uri kumva ngese uko ari ubukire. Hari uzumva ati uri kubifata nabi mana yanjye. Kuba nasize ibisuko bya 30 uko ari ubukire. Ahubwo no kugira ngo bimare igihe kuko ibi biba bifite karite. Sibyo? Ibyamake nago bimare igihe. Ariko umuntu yifata ko batakubira umuntu abara inote 3 z'ibihumbi 10. Nasanga basanga niba nkizaho ibi bisuko turi kujyana ndabimazaho amezi 4 cyangwa 5 ukumva mwashyiraho cya gisuko giciriritse sibyo wenda nishyurwa ibihumbi 12 yaba kinsuke cyangwa 15 nkakoresha meshi 2 cyangwa 3 biraza kugera mu bihumbi 20 na ukumva usanga nubundi nagiye kiri mu mareho. Yesa misere ubwo wafata inota 30 ukayishora mu rugo nta kintu usigaranye. Ariko nanone nago wafata 30 ngo yashore uzi kuri kuburara. Uri kuri manganya. N'inzu bari kukubwira ati se ko itariki yageze. Wanakogosha cyangwa umutwe ukawucaho. Hari umukobwa bitazakugora. Hari umukobwa ni inkuru yabaye agakuru nyine gasekeje. Kandi nge nanubwo nisukisha. Ugira iki? Mfite umuntu nsukisha. Ugusuka. Unsukisha biri mu inshingano ze. Ntabwo byo mba mbizi nandi navugaga. Nge byo navugaga hari umukobwa ngo ni inkuru. Yarajabwira nyina atari ko mama uzi ko papa ari umugome. Mubwenga amafaranga kwisukisha icyo yakoze sanyogoshesha ahubwo. Kungundika kumutera stress. Nyina atababugiza amahirwe. N'umutwe oya ngo maze ngewe namusabye kutayisata ntera inda. Unzire kujya ntera stress. Guki. Rero ubwo nawe ntabwo tuza ko ibintu atari kwimenya akatugaraza ukuri yako akanarujombyemo ngo tuzi imbere y'abantu tugomba kuya dusa neza. Tugomba kuba dusa neza. Kuryo twajya no gutera imyenda dusa neza. Wanayitera bitewe nuko uteye. Ni ibirore se ntashye. Bitewe nuko uteye. Neza kanzwereke. Kugira ngo nge nenya abantu kaho kugira ngo nze bantu kese sinawutira. Bande ari kubagutu. Abatureba. Ariko buriya rero kangubwira. Nge ukuntu mbibona. Aho kugira ngo umuntu abafana bawe bose bagukurikira ugira ngo bose bakurusha ubushobozi. Iyo ngwese bakurusha ubushobozi abagukurikira. Nge niko mbizi. Bekaragada. Nabo n'abakangurambaga bahari. Nese ugiye ngura mu ngo gaze hari. Ntagukurikira. Asubiye n'icyo cyafite. No muhire mbiri ndamuzi. Oya ashobora kuba afite ikintu. Buri abahungu hari abahungu buriya. Mani no kugaragara hari. Oya tweke na muhungu. Tuvuge n'uyu bwe. Ngenzi ko abantu ngiye bankurikirana abantu ushubushobozi. Oya. Ngeri ko nabifata. Naga ariko harimo ababukurusha benshi hakabamo nawo burusha.
kumbe se burya neza kuri hano wagira ntakwishyuye nose urakwahagaze arayishyuwe nande kuba pfumaguritse aho ahagarariye ubusa uravuga uri ku gipangu se cyangwa uravuga uyu uriya wenda tuvuye uriya wenda ariko niyabaye indorerezi ariko warapfuye nurakareshe ni oya ntabwo yarakara turi kuganira naho bundi mva nkubwire rero urikumva yego ariko hagati wambaye neza ipantaro wenda nuko karagaciyemo burya umugore atwite si byiza ko yambara imyenda imuboshye ampulisi kino gice cyo hepfo sibyo hoya ariko buriya kambabwira uzirinde kubwira umuntu ngo iki kintu gihinduze ko iki kintu kirambangamiye ntacyo wagikora biriya ntabwo ari byo niba ikintu cyo kubangamiye ndakera mfite umusatsi manase umusatsi wawe mbona atari mwiza abandi umusatsi wa nukugira manase tuzi uri kubyumva batagucangacanga maze kuwukura mu manase watakaje identite yawe ukuntu bagumiza ku mutwe abandi bati manase nibwo ubaye manase ubwo mwiza noneho urabona suye ibwana abandi rero kumva icyo gihe wituga utingiye ubundi njye ubwanjye ntarebye ku bandi ibyanjye ni ibihe nyine ugasanga umuntu iyo pantaro uyihoramo ungurira inshyashya nyivemo ugasanga nta bushobozi afite bwo kuyikugurira ariko umunwa yawushyize hejuru ukumva rero nibisaze tujye tureka kwirirwa tureba ubuzwa ku myenda ahubwo urebe ikiva mu muntu miserendere imbere hanyuma uri umurokore nawe njyewe ndi umurokore ariko ubu ngubu rero rwose byarakomeye gusenga nsigaye nsengera mu rugo oya ntacyo njye umutima wanjye ndi umurokore wandembe akarimbo kamwe akushaka k'Imana akakujemo kabangutse ngo niba waravomye we zigama ayo mazi yawe none se we ko bigira imikino indirimbo ikujemo ngo niba waravomye we zigama ayo mazi yawe shyiramo cya kibazo gira ku ruhande muzigama ya make ariko izi ndirimbo ziko izi ndirimbo nzizi kera nyiba muri korali yabo nasa uyu munsi mburi imyaka mburi imyaka inga yego mburi imyaka 2 n'imyaka 40 ndi kubyumva uko ngana 38 ndayuza mu kwa mbere ejo bundi niba mburi imyaka 2 n'imyaka 40 iyi korasi nyizi mfite imyaka mike mba muri korali y'abana none se ikibazo ufite uburyo isi kubangukamo narinze ngo uretse utekereza ndirimbo za vuba hazibona zizi ngenzi Kuiso sagasundo we zigama ayo mazi yawe yego nanone we nase kuzigama amazi ni gute nukuyabika nyine nuyasesagura gute barabonye we imana ayo mazi yawe nguki niko kwimana amazi bene gute ngo imana amazi yawe akakumarira ikizi ukayagumana nyine hanyuma se ngo abatayafite bapfuye kubera kubura amazi byo wajya mu ijuru wenyine waje ukabaza bayihanze uyanbaza uyiririmba ngende kuririmba ibyo numvishe baririmba baravomye we ugerekereje ukora saza kuvuga iki tutaza kubishyira mu bindi context niba oya kamaze nyirimba kugira ngo numve niba waravomye we zigama ayo mazi yawe niba waravomye niba waravomye zigama ayo mazi yawe bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko niba waramenye Yesu ukamenya Imana yinambeho uranyumva hari abantu bumvishe n'ibintu aho niyo mpamvu ngusabe ko tuyisobanura iki byari bishaka kuvuga iki niba icyo wamenye uwo wamenye mugumeho uri kumva kandi umwizere yego uri kumva umunambeho voilà niba ramgiriwe ubuntu bwo kumenya ineza y'Imana sibyo imenye warabimenye bizigame kubizigama ni iki nukubizirikana ukabikorana cyane abanyagatubira ngo hari igihe kizagira no gusenga babana batagisenga cyane insengero bakazikuraho ibintu bigahinduka ugatungwa namwe wasenze uko kuzigama rero zigama ayo mazi none bakabanga igihe kizagera guterana ko bitakibaho none baretse ngo muririmbira kandi ngewe urikumva baretse ngo ucangemo kandi karirimbo ka kera korani nkuru yaririmbaga ngumva ndagakunze nukuri Yesu araryoha arusha byeri na mitsingi arusha buki na divayi nukuri Yesu araryoha shyiramo ikibazo gira ikana yizi iyo maze kumunezeza
nawe azakuzuza umunezero mu bibazo zaguhana fininji ujya ugenda wumva ukomeye. Aho ngaho ugeze ngo indirimbo ahimbye n'umuntu wigeze kunywaho inzoga noneho ukajya mu kiganiro ugatuyiririmba utarayinyoyeho. Ugeze unywaho mitsingi Primus arinyoye nayo namwe ariko batubwiraga uburyo Yesu aryoha kurusha ibyo byose. Rero niho bavuga ngo umuhanzi ajya hanga ibintu bimujemo rimwe na rimwe atatekereje ahubwo akafata ngewe kamvuga ibi. Hamwe ndimba tuzi ngo nizimana ahubwo arizo kuzikura cyangwa se kuzura kaboze zihembera urwango mu bantu. Mwirandirimba ivuga ngo byasamye nk'ibizakumira ariko Imana nizabikundira. Kwereka umuturanyi wawe mugenzi wawe mukorana ko ari mubi izo ndimbo zirahari. Nta muhanzi ndi butere ibuye nta n'ubundi butungura nta n'ubundi vuga izina aho usanga indirimbo y'umusajye ndimbo ni y'Imana wakorana riza yayo ufata indirimbo harya nihe yakura umuntu mu kibarimo wenda nimba kirimo akajya kwihana aho kumvira kwibutsa neza misere yagukoreye ibi Manase yagukoreye ibi ukumva ahubwo ni nko kubudera ati nsherenga narenga nkumene yayi ngo ni baduga kababe kera tugaciraho ngakiringa abayasona nyoko bari kuduteranya ngo turwane by'abana urabyibuka kumva indirimbo isa nk'icyo kintu. None umuntu ati Yesu araryoshye kurusha byeri na mitsingi. Nimba arayinyoye akaba yarayivuyeho ni ku giti cye none ye guta ayigukubita nawe kandi noneho kubwiriza umuntu umusinzi cyangwa uki bimujyana gake gake witugira ngo iti Yesu araryoshye byeri na mitsingi banza umureke munaganira ariko uyinywe nawe ntuyinywe sibyo nge niyo systeme yo nshaka kubwira umuntu ikibi arimo ntabwo nyikuraho direct wowe urakimurekera yana tukaganira. Abantu benshi tugenda nabaza ko ntanywa inzoga barabizi bose nyine ntayo bose barabizi nyine naba bari bashya unagura n'abafana ati Manase tuzasangire ndavuga nta kibazo hajya mwagakina mubwira icyo kuko tuzasangira ibiki ndabanire gusangira si ugufata umuhehe umwe mu kibindi kimwe gusangisha gusanga twanateguye bife nkagera ku myungu ningiye kurya ibihaza kumbe wanabisimbutse wafasha akanyama n'udushaza ntibivuze ko tutasangiye. Yego nge tuzaganire nkunda kuganira sibura utanywe inzoga wabona ibyo uganira nabandi nge ntabwo nerwa ijambo n'inzoga. Yego ubwo rero wa muntu ndamurika kinywera ibye ariko noneho nkaza kumubwira nge impamvu ntabiba nkamubwira impamvu namwereka ko ibyo ari kunywa ari bibi. Rimwe kabiri gatatu mweka rimwe urumva arya yanyoye aje akagira agakosa koze katurutse mu kunywa swati yakerewe akazi avuga nti rero impamvu ni yindi twatahanye swati arakanjangamo kakancanga swati wenda urugero cyangwa se tuvuze sibyo nkavuga nti reba nk'ubu twatahanye wenda saa 5 z'ijoro wowe gahunda ari saa moya uje saa 3 saa 4 kubyuka byakunaniye nkubaje ngumva umutwe wamenaguritse wamenaguwe n'iki na yanzoga haryo ubwo ko binyiciye akazi urumva nta soni biguteye cyakora agatapanga ati umunsi zamfite akazi sibyo nzajya nzigabanya buhoro yagira akavuga ati cyangwa umunsi mfite akazi sinzajya nzisomaho wergiye ikorera igenzura evaluation igenzura akavuga ati ibintu rero ngubyumva akisuzuma ati ibintu akundi inzoga nyiretse nabiki ntabwo ni kuvuga ngo abanywa inzoga yireke kuko n'uyinywa kandi akikontrola ntacyo yangije ariko n'uyinywa ikamutesha ikuzo ntubizi ugasaba rwose umukobwa ari umusirimu ariko rwose yamara kunywa inzoga yumva tureka no kuba yageze kuri urwo rwego ugasanga braga ari gutera mu bantu banamwubashye nako bamuruta ugasanga uburyo yabacecekeshe yafashe ijambo sabura no mu kabari haba icyubahiro mana oya bene wose abikora mu kikabari abikora no mu kabari haba icyubahiro ni kikwiye kubamo ngo abantu bakuruta kandi mwese muri kunywa inzoga oya hara rwose kibamo mva nkubwira impamvu hari umuryango umuntu avuga ati nge mfasha umuryango wanye tuyicaye hariya turi kunywa icyo dushoboye nk'umuryango hakaba umuntu we wasinze akavara akaza kudusagarira yaradukwiye icyubahiro
turi gusangira n'ibyo turi kunywa mu kabari kamwe ariko atugomba icyubahiro kubera ko ntabwo twamusagare nawe twebwe turi muri bucece none umuntu azagasanga yasinze cyangwa akatangira kumurusha imbaraga ukabona ibiganiro gukoresha ubwe harimo bya biganiro bitiyubashye kumva ari kuri fone avuza urugambo bose tubahindukira kureba umuntu utinyutse kuvuga iryo jambo mu ruhame uri kubyumva ko umusore wiyubashye ipantaro inzi imanuka rwose ikibuno kiri hanze cyose uri kureba ku buryo n'iyo foto yongeye kuyibona mu gitondo avuga ati ibi bintu ariko barasi natayikuzo nibyo mvuga kunywa ni byiza ariko umwiza ushoboye niyo mpamvu n'ubuyobozi bwacu bukubwira ngo tunywe resi ntibavuze ngo tureke kunywa ahubwo ni munywe ariko munywe mu rugero resi ni mu rugero nywa mu rugero nabyo mvuga kuri radiyo ngo tunywe resi ni tunywe mu rugero iyo unywe mu rugero umenya no kuzigama iyo unywe mu rugero urikontorora sibyo ariko abo ni abarangije akazi kabo gutwara imodoka ikinyabiziga byo kunywa ni zero nta na resi irimo sibyo kuko agasemburo kugufata kakagutera ibibazo kandi tujya tubibona uzarebe hari icyo bita agasamusamo ni ukuba utanyweye ngo uhamye ukanywa gake umuntu akora ugasanga ako kakakurimo kariya niko kakujanjagura kurenza iki kurenza ko wasinda ukanywa ukavamvara misere reka tubone umusozi ikiganiro rimwe nshaka kuzategura ikiganiro cy'umuntu tuziho rwose gasoza burese gato mbere yo gusoza hajya baravuga ngo tuwe ufite umwana uri kumva ngo ibintu mwaturiyeho ngo nibyo biba ibintu waturiye ku mwana inshuro nyinshi wumvuze ngo uzaze ufite amaso ameze gutya uwo yamaze kuyagira uyu ni umwana ufite byose n'Imana yarabimuhaye ubwo nari nzi ko n'ubu navuga icyo adafite ntabwo ko atazakigira icyo adafite uyu munsi twavuga ko ntacyo yazagira kuko mu by'umwana ibyo muntu avukana mu minsi yawe ibarwa ku mitwe y'intoki ngo ubyare si mu kwezi twinjiyemo gusa hari umuntu nabwiye ngo muzazane kwa muganga arabyemera ninde rero Queen uriya kwa Regis muraziranye tuzazana nta kibazo yarabyemeye nta kibazo nazaba hari kandi atanabonetse ngiye nujya kwa muganga uzambwire mu ba mbere ko wageze kwa muganga oya nzakubwira tugufashe tuze tuhagere duterure uwo mwana ibyo nari mvuze umwana uko tuzi filozofi ku mwana abaho muri icyo kigeragezemo niba ari umukobwa igitsina cye kirahari niba ari umuhungu nacyo kirahari Imana yarakiremye ngo kiremye sibyo intoki eshanu umwana avukana arazifite amatwi abiri amaso abiri izuru umunwa uba yujuje ibyangombwa n'Imana yarabimuhaye rero humura ntacyo ateze kuzazana kitazanwa umwana wameze neza mu kwizera nicyo cyizere dufite sibyo yego rero mwakoze cyane bye bye